ku isaha mpuzamahanga ya GMT ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abashakashatsi bo mu Butaliyani baravuga ko indwara ya coronavirus yabonekaga mu mazi hatwara imyanda mu migi ibiri minini mu majyaruguru y'igihugu mu kwezi kwa 12, no kuvuga amezi abiri imbere y'uko umurwayi wa mbere hatangazwa muri icyo gihugu. Ishyaka MSD ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi riravuga ko ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yarayavuze hamaze kurahira nta cyizere na busa ritanga ku mpinduka muri politiki mu gihugu. Nushobora kubwira impunzi ijambo ushikirije atakintu uvuze uti yawuna nimutahe kuko tugiye gukora ibi nibi kugira mutahe mu mutekano no mu mahoro. Muri amakuru kandi murumva icyo zimwe mu mpunzi z'abarundi ziteze ku mukuru w'igihugu mushya w'u Burundi. Tufitiye n'ikinamico urunana kuri wa gatanu, ikinamico tutabagejejeho ejo kubera ikiganiro kidasanzwe twari dufite ku Burundi. Mure mwese ikaze muri aya makuru turi ku wa gatanu itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu. Ano makuru reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Abashakashatsi mu Butaliyani batangaje ko amazi asohora imyanda mu migi 3 yo majyaruguru yo muri icyo gihugu yari irimo uduce tw'agakoko kashyaka corona mbere y'uko umuntu wa mbere bitangazwa ko yanduye indwara ya coronavirus muri icyo gihugu. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Butaliyani kivuga ko ibizamini cyakoreye ku mazi asohora imyanda mu mujyi wa Milan n'umujyi wa Turin byerekanye ko yarimo uduce tw'ako gakoko mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize, naho mu mujyi wa Bologna tubonekamo mu kwezi kwa mbere. Ubutaliyani igihugu cya mbere hanze y'Ubushinwa cyabonetsemo indwara ya COVID-19 cyatangaje umurwayi wacyo wa mbere hagati mu kwezi kwa 2. Umushakashatsi wayoboye ubwo bushakashatsi Giuseppe Rosa avuga ko icyo bwagezeho kijyanye n'ubundi burimo gukorerwa mu bindi bihugu yuko indwara ya COVID-19 ishobora kuba yarimo izenguruka mu bantu mbere y'uko Ubushinwa butangaza umuntu wa mbere wayanduye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Tukivugana none ku ndwara ya coronavirus tugiye mu Rwanda nyuma yaho ubutegetsi bwemereye abifuza kubana nk'abashakanye ko bashobora no kujya mu nsengero. Ubu noneho leta y'u Rwanda yasohoye amabwiriza mashya bagomba kubahiriza mu rwego rwo kwirinda iyo ndwara. Mu byo bagomba kuyitwararikaho harimo ko abatashye ubukwe batemerewe kuramukanya, bahoberana cyangwa bahana ibiganza uretse kubashyingiranwa bonyine. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa uri Kigali. Reka noneho tujye kuri iyo nkuru ya Jean Claude Mwambutsa ku mategeko yerekeranye n'abashyingiranwa bari bakumiriwe n'ikiza cya coronavirus mu Rwanda. Amabwiriza yasohoye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu avuga ko amatorero agomba kumenyesha inzego za leta gahunda y'abagomba gushyingiranwa bigakorwa nibura habura iminsi 2 ngo uyu muhango ube. Ahabera umuhango wo gushyingira hagomba kwita bikomeye ku mabwiriza yo kwirinda ko gushyiraho uburyo uwinjiye mu rusengero akaraba cyangwa gahabwa wa muti usukura intoki. Abemererwa mu rusengero bagomba guhana intera ya metero 2, cyakora irengayobora rikaba kubashyingirwa kuko bo bemerewe kwicara begeranye. Byari bimenyerewe ko abari mu rusengero bashobora guhererekanya bimwe mu bikoresho nka Bibiliya ndetse n'indangururamajwi, cyakora aya mabwiriza akaba bibuza abatumiwe ntibagomba kurenza umubare w'abantu 30 binjira mu rusengero, kandi bose bagategekwa kwambara udupfukamunwa. Urebye uko ubukwe busanzwe bwitabirwa mu Rwanda abantu 30 barasa naho ari bake cyane, gusa uyu muvugabutumwa twavuganye wagasanga nayo ari ntambwe itewe. Kiriya ni ikintu cyerekana ko nibura biriho ibyo bintu biriho. Ni ukuri ku bwanjye ndashima Imana ko nabo 30 bemewe
kuko abantu basigaye bavuga bati noneho umuntu ntiyakwijyana nibura bakazadusegezeranya nyuma. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko kwemerera abantu gushyingirwa byakozwe mu rwego rwo gufasha abumvaga bafite impamvu zihutirwa zo kubana byemewe n'amategeko, gusa ngo ibi ntibitanze ubwisanzure ku mihango yose itegura ukubana kw'abakundana. Minisitiri Adastaze Shyaka asanga n'ubundi abifuza kubana bagikeneye kwitwararika. Tugize Imana n'abumva bifuza gushakana baba baretse tukabanza tukanesha iki cyorezo, ariko mu gihe bibaye ngombwa ko bashaka gukora ubwo bukwe babikora. Ibyo gusaba no gukwa abatari bagasabye batanakoye turabashishikariza gukomeza gukundana, ariko turabashishikariza ko gusaba no gukwa bihangane. Hatabaye impinduka zitunguranye, ibikorwa by'amasengesho nabyo bigomba gusubukurwa guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi. Insengero niho hantu hambere hahurira abantu benshi hazaba hemerewe kongera gusubukura ibikorwa kuva icyago cya COVID-19 cyagaragara mu gihugu mu kwezi kwa gatatu. Tukivuga nyine kuri COVID-19 tugume mu Rwanda, aho abahanzi b'umuziki batuye mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'icyo gihugu bavuga ko bazahajwe cyane no kuba ibitaramo bakoraga byahagaze kubera ingamba zo kwirinda iyo ndwara. Abo bahanzi bataramiraga mu mahoteli no mu tubari, ariko cyane cyane muri kaminuza y'u Rwanda kubera umubare munini w'abanyeshuri bahiga, bigatuma binjiza amafaranga yo kubabeshaho. Mugenzi wanjye Yves Bucyana aheruka mu mujyi wa Huye, aho yaganiriye nabo bamubwira ubuzima babayeho. Cyangwa waruzi ko tugifite umwanya wo guta. Murakoze, nitwa JPZ, iryo zina ry'ubuhanzi. Burya bakundana bitanu tuzi na mama ya. Uravugana na Jean Rutabana, ni umuhanzi nyarwanda. Abo ni bamwe mu basore bakina muzika mu mujyi wa Huye, bavuga ko bazahajwe cyane no kuba akazi kabo katagishoboka muri iki gihe igihugu kiri mu ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ntabwo ari ibanga, ni ibintu bigaragarira amaso n'abatuzi. Byaragabanutse hafi ya ntabyo, kuko urumva niba kuva kwa kane burya abantu batangiye kwitegura kwinjira muri weekend, kugeza ku cyumweru ukora ibitaramo, utaramira abantu bakwishyura. Ntabwo biba byoroshye kuba ngubu umuntu amaze amezi agera kuri 3 anarenga nta kintu yinjiza, ko nibwo bwari ubuzima, nibwo buzima, niyo kariyeri, nta kandi kazi nakoraga. Ngubu ntago nabeshya abantu ngo ndinjiza. Umujyi wa Huye ni umujyi muto cyane, ariko ukaba mugari iyo bigeze mu bikorwa by'imyidagaduro. Gusa kuba amashuri afunze kuzageza mu kwezi kwa 9 ngo birarushaho gushyira abahanzi mu ihurizo rikomeye ry'ubuzima. Noneho rero kaminuza bikubitiyeho, iyo badahari uhita ubona ko ambiance y'umujyi wa Huye igabanutse ku buryo bugaragara. Nk'iyo bahari dutegura n'ibitaramo muri sale za kaminuza bakitabira, n'abandi bantu bo hanze bakitabira, kuko baba bazi ko abanyeshuri bari buze kuba bahari ku bwinshi. Byumvikana ko abanyeshuri badahari umujyi wa Huye, ikintu kijyanye n'ubucuruzi, ikintu kijyanye n'imyidagaduro biba biri hasi. Nubwo bimeze gutyo bwose, ariko baravuga ko baticaye ubusa cyane, yuko ubu ngubu turi kugerageza tukanakora ibitaramo mu buryo buri online dukoresheje social media, Instagram, YouTube, ariko giye cyane gukoresha Instagram kuko niho hantu hari korohera abantu kujyayo, kubona ibintu byiza ku buryo nabyo biri kugenda bituzanira abafana hagataho. Iyo maze nko guhimba nk'igihangano nk'indirimbo runaka nkayiririzinga kuri social media zitandukanye, abantu bashobora kwisangaho bakongera bakamenya JPZ ni muntu ki. Amata n'amavuta. Tukiri ku ngaruka z'iyo ndwara, ariko ku mugabane w'Uburayi, umukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel yavuze ko abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi batari bumvikana ku kuntu bashyiraho ikigega cya miliyari nyinshi z'amadolari yo kugoboka ibihugu byashegeshwe n'icyorezo cy'indwara ya coronavirus. Madame Merkel yatangaje ko hari ibitekerezo binyuranye bigomba kumvikanwaho, ariko ko ibiganiro bigenda neza. 2/3 by'amafaranga y'icyo kigega yatangwa nk'imfashanyo, naho asigaye agatangwa nk'inguzanyo. Ariko ibihugu 4 Sweden, Denmark, Autriche n'Ubuholandi bivuga ko icyo kigega cyaba kirimo amafaranga menshi cyane, maze bigashimangira ko amafaranga yose yakivamo yagombye kwishyurwa. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda.
dusubire mu karere tugiye mu Burundi. Ishyaka MSD ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi mu itangazo ryasohoye kuri wa gatanu riravuga ko ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yarayavuze amaze kurahira nta cyizere na busa ritanga ku mpinduka muri politiki mu gihugu. Muri iryo jambo Perezida Ndayishimiye yavuze ko aje gushyiraho leta y'umubyeyi ikorera bose kandi yumva bose, ashishikariza abarundi bahunze gutahuka ndetse yizeza umubano n'amahanga ariko ushingiye ku kubahana. Navuganye n'umunyamabanga mukuru wa MSD François Nyamoya maze ntangira mubaza icyo banenga muri iryo jambo rya Perezida Ndayishimiye. Ayo majambo n'ukunganiye yashikirije nta n'icizere atanga. Ubu rero hasigaye kuzoraba nimba hari icyo azokora mu ngiro. Dushobora kubwira impunzi izi icyo yahunze. Impunzi yahunze imbonerakure. Impunzi yaje yirukanga kubera igipolisi cyari inyuma yayo. Yaje ihunga sene. Wowe kayibwira ngo nutahe atakintu uyibwiye, atamwijambo ushikirije, atakintu uvuze uti nyabuna nimutahe kuko tugiye gukora ibi n'ibi kugira mutahe mu mutekano no mu mahoro. Iyo mpunzi izo kwiruka itaha gute? Ayo makungu avuga ubita abakoroni, ukabita abakoroni ukabisubiramo kenshi, hamwe abo bakoroni ukababwira ngo nimuze iyo mitahe y'abakoroni izoza gute uri kurabita abakoroni. Nibyo mvuga mu majambo yakoresheje ni ijambo ryiwe, nta na kimwe gihumuriza nimba ari abarundi nimba ari amakungu. Mugabo niyashaka kubahumuriza azobikore mu ngiro. None mwagira ngo avuge gute? Nta mukuru w'igihugu ashikira w'ijambo ryiwe rya mbere akamara hafi inusu y'ijambo ryiwe avuga imvugo y'abanyamugambwe, aho yagize umugambwe, atavuga igihugu, atavuga abarundi. Ariko se kuba ari umukuru w'igihugu anahagarariye ishyaka riri ku butegetsi, hari ikibazo kirimo ko mbona no muri bino bihugu byo mu Burayi nkanga mu Bwongereza ariko bimeze? Erega gushimira umugambwe wawe nta kibi kirimo. Mugabo iyo umaze gushikira ubutegetsi n'abatagutoye ubabera umukuru w'igihugu. Ariko niko yavuze ko agiye gushyiraho leta ikorera bose kandi yumva bose. None iyo leta urayibona, reka tuyirindire tuyirabe. Yo mvuga aho rero no nshaka kubabaza nti ntabwo mu munenze hakiri kare nta n'ikintu hari yakora, nta na leta yari yashyiraho. Oya ubu icyo navuze tumunenga ku ijambo yavuze. Mugano muri iryo tangazo turabivuga neza tuti kumbure abayi bafite icyizere, reka turabe ibyo azokora. Nitwabona ashyizeho leta nyene ihumuriza abarundi tuzobivuga tuti ya leta yashyizeho ihumuriza abarundi, mbwo iyo leta ntayo turabona. François Nyamoya ho mu ishyaka MSD. Reka noneho twumve zimwe mu mpunzi zahungiye mu bihugu byo mu karere icyo zivuga ko kamo zaraye zitewe n'umukuru w'igihugu mushya w'u Burundi ngo zitahuke. Ndi Kampala muri Uganda. Icyo niteze gishasha nuko Perezida mushasha atahukana impunzi. Ntabwo byoroshye gusohoka ndabigirira icyizere kuko kubivuga ni kimwe ariko kubikora navyo nikindi. Turamurindira kugira ngo natangura gushikira ibikorwa turabe ibikorwa nyezina kuko hari ibintu biba byatumye abantu bahunga bagata igihugu. Ivyo rero bigomba kubanza guhinduka. Jewe nahunze kubera hari agatotezo mu gihugu, nta butungane novuga buhari. Ubu rero turakeneye kumenya yuko inzego zishobora gukora bikwiye hama zigakingira umunyagihugu wese, atakwitega ngo ararapfuye, atagufungwa zira ubusa, atazica zira, aho igihugu atari bamwe bumva ko ari bene igihugu abandi atari bene igihugu. Nahunze kuva mu 2011 ndahungira mu Buganda, noneho ndazana Nairobi. Ku ruhande rw'iwanje nta kinini ngiye kubona kigiye guhinduka kuko n'umwungu wa Rwaruyuzi uwahavuye bari bamwishimiye nk'uko nyene mugura abona uko twari tuvyibitegekanya siko vyagenze. Nta kintu aje guhindura kinini kuko uravye ibyabaye byonyene mu matora uci usanga hariho akanenge kanini kerekana yuko atahinduka rugiye kumuzera ko byotuma twebwe tugira nka twebwe impunzi twahunze ubwo butegetsi nyene tugira icizere cyo gutaha. Iyo ndavye General Evariste Ndayishimiye
burya je mbona nkuru nziza kuko umugambwe bakorera n'umwe si n'irya mbere si n'irya kabiri bari abantu bavuga ibintu kandi bakavuga byiza gusa bagera mu bikorwa bagakora ibintu bitandukanye n'ibyo bavuga ariko haracyari kare kuko ngo kumbure niyatangura kurangura amabanga kumbure ngira ngo bizoduha icyizere kurusha ibyo avuga. Jewe ndi mu ikambi y'impunzi Nyarugusu nta mpinduka jewe mbona kuko Evariste ni generale aho tugeze tukama twiruka hanyuma igihugu kikaba gisubiye mu minwe y'umuntu ari generale. Imbonerakure ziracari hajya ibigwanisho bagiye babaha barabibakura mu minwe. Ibyo byose ni ibintu bikibonekana ko igihugu kiri mu mudurumbanyo gishobora kwinjira mu gihe cyo kuba abantu babandanya bitwa impunzi. BBC Gahuzamiryango uyu ni umwanya w'ikinamico urunana. Nadine yiyemeje kumenya uwamusaruriye ibishyimbo. Namumenya se haracura iki? Ruremesha hakomeje gukusanya amakuru ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwa vasectomy. N'urunana. Waramutse neza. Waramutse Rureme. Waramutse. Komera. Hanyuma se bite? Yewe ni byiza. Nizeye ko amakuru yose washakaga kubijyanye n'uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro ku bagabo wayabonye. Vasectomy se? Nukuri rwose nari yabonye kandi naragushimye pe naragushimye kuri Imana. Hanyuma se? Witeguye kujya kureba umuganga ngo abigukorere Rureme? Nukuri pe. Ndabyiteguye pe. Ndabyiteguye. Ariko se sha. Ntabwo bibabaza. Nge ni nyurushinge. Ntabwo bibabaza. Reka da. Ahubwo se umenya uko byagenze? Reka. None se wa mugabo we? Ndakumva. Uriya. Ntabwo bitwariye kirekire kugira ngo umugabo bafunze burundu yongera ashobore kujya yitera akabariro. Ntagiye bitwara. Umva. Ibyo byo ndumva nta gisubizo naguha. Gusa nyine hari igihe umuganga yambwiye nagombaga kumara. Ntekereza ko nawe ubwo muganga azaguha igihe cyawe cyo gutegereza. Mbese ibibazo byose wibaza umuganga niwe uzaguha ibisubizo bikwiriye. Nibyo se? Okay. Gusa ngiye icyo nakwizeza. Nteze amatwi. Nuko impungenge zose wari ufite zuko utazongera gushobora gutera akabariro umva izo zishire rwose ubuzima buzakomeza uko busanzwe. Nta kibazo bisanzwe nta kibazo. Ariko rero umva ndumva ashaka kugushimira. Nta kibazo rwose. Umva harya buriya ni mugoroba ushobora kuza kuboneka ukabona akanyara. Akanya se? Ndashaka kugira ngo tuze guhura rwose ngushimire ku buryo bugaragara. Ndashaka kugushimira ko wambabariye rwose. Ego baba. Kutarwiyambitse byagenze bite na di? Ndeka sha mujye. Nubwo nihuta ngiye ku kigo nderabuzima kwishyura mituweli ariko uri kambanze ngo utege amatwi rwose. Umva mujye. Burya babivuze ukuri koko ngo nyibe ibyago imbwa ziramwonera. Umva uzo muri Stefano yaranyihere ngo nihingiremo ibishyimbo. Nadi utambiye ko nyamariza bihagurukiye. Reka da ahubwo bajura barabyibasiye nibo barimo kwisarura. Ngahore. Umva ibyo nibyo byantesheje umutwe ariko baribeshya. Ibyo basaruye barabigara batumva batabona. Wabamenye se? Mbamenya se gute? Ubundi umva uko byagenze. Mbwira ngo uteze yombi. Iyi gahunda yaguma mu rugo kubera kino kibazo cya corona yasanze ntari Nyarurembo. Ubwo narengarutse nyuma yaho baretse ingendo mu ntara zikongera gutangira. Ejo nageze mu rugo ntireka ngiye kureba bya bishyimbo byanjye mu murima. Yego. Nuko ngeze mu murima nsanga barabyibye. Yo ihangane n'ukuri. Ariko baribeshya mujye. Bagomba kumpa ibishyimbo byanjye. Uraseka. Nta miseko. None se kuvuga ngo barabigarura batumva batabona ubwo barabigarura utabamenye. Wabyihoreye ariko hari umugabo numvishe ngo utanga umuti ngo wabyibye akabigarura abyikoreye ku mutwe. Ngo akoraho rikaka atera umuti umujura akaza abyikoreye. Inka rero icyakora bene nk'uwafashe kuri cyo banza nta mujura kongera kujya ajya gusarura iby'abandi. Sha umva njya amafaranga kuyatanga ndabyiteguye rwose ariko amumfatiye n'ibishyimbo yasaruye mu murima wanjye atembere Nyarurembo yose abyikoreye ku mutwe kandi agenda avuga ngo ibi bishyimbo nabyibye mu murima wa Nadine nuko gahunda imeze. Nadi ubwo urakomeje. Nyarurembo yose imumenye nuko gahunda imeze. Gusa cyakora ngiye ntabwo bigushyigikiyemo. Ubishyigikira cyangwa urorere mujye ndabikora rwose. Aho gusa ibyo bishyimbo ntibyari byeze. Byeze nyine byanarengeje igihe cyo gusarurwa ahubwo.
ubwo rero igice kinini nicyo bibye. umva Nadine nkubwire rero Ndakumva. sibyo aho gutakaza igihe n'amafaranga yawe wirukanka mu baruzi washatse abantu mugasarura ibyasigaye ukabibika mu rugo koko. Mbabarira di ndashaka ko wanyu ibishyimbo babigarura. we uzi ko ntunguwe mana we agatotsi kari kantwaye. uramuhemukiye rwose nye yarafashe agatotsi yarasinziriye. bude bite byawe ni byiza. uzi ukuntu bintunguye nyine ndaje mbona umuntu uryamye. ese uyu muntu uryamye hano mu cyumba cyanjye ninde kandi? ni mushuti wawe Udesi ya Nada? naje nje kwisoromera kuri twa tuboga maze ntereye kariya gasozi dore ko hari n'izuba ryinshi. ngeze hano mbanza kwiganira na mukecuru nuko numva ncitse intege musaba agasambi ngo mbe nduhuka gato niko kunyohereza hano mu cyumba cyawe. yego shawo yo wakoze mama. naba yiruhukiye rwose imboga araza kuba zisoroma ajye gutera. ayiwe ubaye iki bude? sinzi ikintu kimfashe we. ayiwe komera komera mama ubu bigenze bite? kahuri ni ukuri ngize ikibazo pe. urababara he bude? dore ikintu kigize gitya kiramfa. kirongeye we. ibiki mukagira imana Udesiya ubwo ibyo si ibisiga bifashe wo gacumi. ubanza ahari ari byo. we akaba agiye kubyara se mama. ubu se tubigize dutera ubu tubigize dute rwose? byuka duhite tujya kwa muganga. gira vuba nkujyane mbabarira byuka. cyangwa se oya buretse abaretse iki mama? rateguka tugende bude eguka. nta gutindiganya ahubwo tugende. mamagarira Philippe ahubwo bimumbwirire. reka nze mpite mbimubwira ariko byuka. muhamagara umumbwirire ko ngiye kwa muganga. nibyo rwose nimuhaguruke nange reka nitere utuzi hanyuma nze tujyane. ariko si igikapu cy'umubyeyi kiri hehe? harya muvuze ko mwitwa bande madamu? nitwa Mugeni. tubafashe iki se Mugeni? nari nje kwishyura umuryango wanjye mituweli. wenda kwemeye rwose. unyemereye iki se? uhukorera ibintu ku gihe. ngushimiye ko watekereje kwishyura umuryango wawe mituweli hakiri kare. ibi nibyo byiza cyane rwose. yewe nzi neza akamaro kabyo. buriya njye nabaye nirengagije ibindi nkeneye ariko nshyira imbere igikorwa cyo kubanza kwishyura umuryango wanjye mituweli. byiza cyane. ngira vuba ahubwo nishyuye amafaranga naje nyitwaje. ndashaka kwishyura ngasubira mu mirimo yanjye. ariko uro wiruhije Mugeni. ngo niruhije? wiruhije cyane rwose. kandi nta nubwo twakira amafaranga hano ku kigo nderabuzima. nagombaga kubigenza nti? ubu ikoranabuhanga ryoroheje ibintu. n'ubundi kwishyura bishyurira kuri banki. ariko ubu noneho biroroshye kurushaho kuko ushobora no kwishyura mituweli ukoresheje telefone yawe. nibereye mu rugo se? cyane rwose kandi bikanihuta kurushaho. koko se? ndakugira ntera. kwishyura mituweli kuri telefone ni bumwe mu buryo burimo gukoreshwa ubu ngubu mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi mu buryo bwihuse. nibwo buryo rero mukwiye kujya mukoresha muri benshi. ni ukuri ngibyo sinari mbizi pe. nateye igihe cyanjye rwose. uretse n'ibyo rega urabona ko turi mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. kwishyura rero ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga ni ukuvuga ukoresheje telefone yawe. ntabwo ni bumwe mu buryo bwo kwirinda kwandura cyangwa kwanduza coronavirus. yego koko rata. icyo kora koze cyane ko binsobanurira. iyo mba mbizi pe simba nateye igihe cyanjye. nibwo buryo ngiye gukoresha nanjye. nibaguye rwose nibaguha agafanta kamwe. ko nari kugugura ka rufurose tukaganira dufite umwanya uhagije. nta tubare baradufunze kubera amabwiriza yo kurwanya covid shaho. oya rureme nta kibazo buriya ntabwo ari ngombwa ko ari inzoga icyangombwa nuko duhuye. n'ubundi reka twiganirire ntacyo bitwaye. kurada Ego wabaye inshuti yanjye magara rwose. Oya ntabwo bisa kugira inshuti rega wa mugabo. Rwose. Tuganire. Karame gushome we. Bitera.
ni byiza bushombe we reka tubegera ahari abagabo rwose wabona rwose abona mushobora kuba mufite gahunda wabaherekeza pe abona bashobora kuba bafite gahunda uravuga twebwe se mwebwe nyine ahubwo se mwebwe Stefa ndabona mufite gahunda rwose banza wabaherekeza namwe byacamo nyamara nanjye niko mbibona iyo yahuye na bushombe we rero karameze Stefano we uyu mugabo se niko hanyuma se nawe burya uhinjiye mu muryango mu muryango bwoko ki umuryango w'abagabo b'inkone nyine ariko uzi ko icyo kibazo nanjye nari ngiye kukimubaza Stefa ibi abagabo bavuga ni ibiki ariko rero mva njyewe ntimundenganye rwose niko njya numva babivuga rwose numva bavuga ngo inkone none se uyu mugabo siko bavuga se si ukunda gutanga ubuhamya ko bamufunze burundu oya ngewe ubuhamya ntanga nuko nakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu bukoreshwa n'abagabo baze gutumine rwose none se uko bitandukaniye uganiriye nabi babikora batese uko bitandukaniye ubundi muracyabikorera numva ngo barabakona nyine kugira ngo nyine mutazongera gushobora kwitera akabariro nyine bababuza kubyara ariko rero mwabagabo mwe mureke mbabwire ngiye nkurikije amakuru maze kumenya ibyo mutekereza sibyo na gato nta n'amahuriro rwose nimureke mbasobanurire kuko ubwo buryo rwose narabukoresheje pe babwire rwose babwiye iyo umugabo ahisemo uburyo bwo kuboneza urubyaro bwo gufunga burundu ku mugabo ntibamukona nk'uko mwebwe mubyibwira ni agatsi gato bafunga kayobora intanga ubundi ubuzima bugakomeza rwose nuko bigenda rwose ibyo gukonamo bibanaho ngaho ariko naruremesha arabirangije da njye ntabwo nari nabukoresha ariko nyine mfite gahunda rwose gahunda yo kwifungisha burundu yereka nibariza uyu mugabo mubaza arahari mbaza rwose niko nyibwirira aha ni mu Rwanda ubwo koko nyuma yo gukoresha ubwo buryo icyuma gikomeza gukora imirimo yacyo neza natubwire rwose kigasya amasaka kikayanoza neza ifu ikaboneka nziza kikayohereza mu mufuka nyine utegereje kuyakira neza bwira rwose tumara amatsiko rwose mba Stefa rwose ko ubivuze neza rwose ahubwo se nawe urifuza gukoresha uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro Stefa Stefani reka uyu ndamuzi rwose neza nzakoresha ubundi buryo nyamara aho utega amatwi y'umugabo afite ubuhamya bwiza ariko Cedric nzavuga ngize ryari koko Cedric ariko urandorera na di niko Cedric si wowe mbwira Cedric usuzugura yo ko wa mwana we none se njye nigeze musuzugura none se umuvugisha ukica amatwi ntabwo ari kunyumva erega mama nuko ibyo wakomeje kumbwira numva tutabyumvikanaho rwose aho re nibiki se mutumvikanaho ma ariko se Nadi mbabarira undebere ku mutwe w'uyu mwana uyu ni umusatsi cyangwa ni ishyamba mama yewe ngo abashaka ko nogosha umusatsi wanjye uwogoshe nyine ibyo se ni ibiki ariko nibyo bigezweho mama narumiwe koko umva Cedric tuve imbere genda sibyo ariko nukuri mama mbabarire genda nigane narandi ngaho se genda oya genda ariko se wamugane ko ibyo bigezweho ku rubyiruko wamwihoreye mujye reka Nadi burase birani ibiki koko ngaho ratanyibwirira iyo gonda se yashoboye gucamo wahorana iki mujye rwose hari umuntu bandangiye njyayo turanabonana rwose yego nuko mutekereza ikibazo cyanjye ati ibyo nabishobora rwose ati nk'aka kanya umujura kwiba ibishyimbo namubona kandi nkahita mukura ku isi ayiwe kwica Nadi urashaka kwicisha umuntu koko reka sigaho nanjye sinabikora mujye nyine nabwiye umuvumo ko nashaka ko wanyiba ibishyimbo apfa ndamubwira ndashaka umugaragaza kandi akangarurira ibishyimbo umuvumo atereka da ibyo nkora nuko gukurura umujura ku isi uramenye udakora ibara nukuri mujye nanjye ibyo nabyanze pe namubwiye icyo nshaka arangije arambwira ngo ibyo byose simbikora nuko ndahaguruka ndigendera nyine wahise uyivamo reka sha none usugiye gukora iki Nadi ngiye gushaka umuntu agenda hakora izamu maze ndebe ko azagarukamo hose mufate icyo nicyo nshyigikiye ahubwo ngiye gushyiramo umuzamu mwishyura yanjye gusa nanjye ndakora uko nshoboye kose mu minsi 2 ndaba mbisaruye
Nadine yemeje gufata umujura wamusaruriye imyaka ariko sinamenya ko ari Nyiramariza arabyifata amate. Ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana ejo ntimuzacikwe n'ikiganiro cy'imvune imvano muramukiho.